imitima yabaye akahebwe ngo bitume Imana ibazibukira. Imana irabareka, nta n'impuhwe n'Imana ikibafitiye. Nuburirwa imbabazi ku Mana urazibonera he? Kuri uwo gupfa kurimbutse kurangiye. Abana banyu, abana bacu barimo guheneberezwa n'ubwo buhenebere bumeze butyo bw'iyi minsi mibi. Abagabo barararikira abandi bagabo, abagore barabataye, ntabwo bakibumva, ntibabakeneye, ntibabashaka, barashakana ubwabo kugira ngo bashobore gukorana ibiteye isoni. Biteye isoni mu banyarwanda. Umuco mubi uretse no kuvuga bakijijwe no mu kinyabupfura gisanzwe. Iri ni ishyano, aya ni amahano mabi, biteye ubwoba, biteye agahinda. Uretse nako kuvuga kugira ingaruka zo kunarimbuka, zo kujya Gehenomu, ariko no mu buzima busanzwe biteye isoni, birababaje, kuko abana bacu baraharangiriye, abana banyu barahashirira. Mana nyir'ijuru n'isi, igitare cy'abagutegereza, Imana y'Isiraheli tuyahirengeho hejuru y'isi n'ijuru, nongeye kuguha icyubahiro cyose nciye bugufi ndi imbere y'amaso yawe, jambo rizima. Unyemerere nyaguhora ku ngoma, Imana isumba ijuru n'isi, wururu kubane natwe muri uyu mwanya, kuko ntacyo twashobora kuvugana n'abadukurikiye tudashobojwe n'umwuka wera. Ndasaba umwuka wera w'imbaraga, umwuka wera w'Imana isumba ijuru n'isi, nguze ubane natwe muri uyu mwanya. Mu izina rya Yesu ndavunagura imbaraga z'abazimu n'abadayimoni b'ubwoko bwose basha kurogoya ijambo ry'Imana. Iyo myuka ndayicagagura mu izina rya Yesu, ndayinaniza, ndakira kubaho kw'Imana kano kanya. Mwuka wera w'ukuri, mwuka wera w'imbaraga, mwuka wera w'Imana, ngwino ubane natwe, utuyobore, udushoboze muri byose, ugenderera ubugingo bwacu. Bane na bene data bose aho bari hose bakurikirana ijambo ryawe, kugira ngo ribe rizima muri bo, kandi rigira ibyo ribasenyamwo, rigira ibyo ryubaka. Mu izina rya Yesu ukuboko kwawe kubane natwe, natwe abari hano manuka ubane natwe, Uwiteka Imana yacu, ukuboko kwawe kubane natwe muri byose, nyir'ijuru n'isi. Turasenze kandi twizeye kuri kumwe natwe, wamaze kuhagerana natwe, ubuntu n'imbabazi zawe natwe none n'ibihe byose, mu izina rya Yesu umwami wacu, amen. Yesu ahimbazwe cyane. Amen. Imana yacu ni nziza bene data, kandi irashoboye, ikora ibikomeye kuba yiringira nk'Imana, kuba yimenye nk'Imana. Ijambo ry'Imana avuga ngo kuba nyantege nke yigaragaza nk'inyantege nke, ariko no kuba nyembaraga igaragaza imbaraga zayo. Kuba yemera, kuba yubaha, kuba yicira bugufi, kubahindutse kubemeranya n'ijambo ry'Imana, igaragara nk'Imana, isenya ibihome, yubika imigambi ya Satani. Ariko no kubatizera nabo igaragara nk'itizerwa, kuko nta mirimo n'ibitangaza ibasha gukorera mu batizera, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo utayizera ntibishoboka ko yayinezeza. Yesu ahimbazwe cyane. Amen, amen. Kuko rero utizera ntabwo uzabona gukomera kw'Imana. N'utizera Imana ntuzabona imbaraga zayo, ntuzabona gutabara kwayo, ntuzabona ubuntu bwayo, ntuzabona ineza yayo, ntuzamenya yuko hari n'imbaraga z'Imana zibaho zikora ibikomeye, kuko ntabwo washoboye kwambara ya ntwaro ituma umenya imbaraga z'Imana. Kugira ngo ushobore gusobanukirwa imbaraga z'Imana n'imirimo ikora, nuko wizera Imana, kuko Imana niyo kwizerwa. Ariko nutizera uzahera mu rungabanga, uzabyumva n'abandi babivuga, ndetse nibibara kugushobera uvuga yuko babeshya, barabeshya, ntabibaho, ntabwo Imana ikiza, ntabwo Imana ikora ibitangaza, ntabwo Imana ihari. Ntabwo uhore uyumva nk'uko wumva ibishushanyo, nk'uko ubona ifoto, mbese uyitekereze nk'ikintu kiraho kiri mu magambo gusa. Haleluya. Ariko kuwizera Imana turabizi neza yuko Imana yacu ikora ibitangaza, kuko yarabidukoreye kandi amagingo iracyabidukorera. Haleluya. Yesu ahimbazwe cyane. Rero nakubwira ngo niba ushaka kugendana n'Imana no kumenya Imana nangwa no kumenywa nayo, nuko uyizera, kuko nutayizera ntabwo uzigera uyimenya. Haleluya. Imana imenywa n'abayizeye kandi ikorana n'abayizeye. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'Abaroma, igice cya mbere umurongo wa 18. Yesu aduhana umugisha dukurikirana ijambo ry'Imana. Sashimwe cyane. Amen. Imana ibaha umugisha mwebwe muteze amatwi ijambo ry'Imana, nkuko umukozi w'Imana avuze ngo ni mu gitabo
cy'Abaroma igice cya mbere umurongo wa 18 umutwe w'amagambo aravuga ngo ubuhenebere bwatewe no kwimura Imana. Yesu ahimbazwe cyane. Amen. Umutwe w'ijambo uravuga ngo ubuhenebere bwatewe no kwimura Imana. Ijambo ubuhenebere ni ikintu gikomeye cyane. Yesu ahimbazwe cyane. Ni ukuvuga ngo hari ikintu cyari gihari ariko noneho gitangira kugenda gishira kivaho. Uyu munsi ukabona uko byari bimeze siko ejo bimeze, haraba impinduka, biragenda birangira, noneho bikazageraho birangira rwose. Yesu ahimbazwe cyane. Ubuhenebere buterwa nuko abantu bimura Imana. Niba mu mutima wawe ugenda wimura Imana, urimo kugenda uzana ubuhenebere, urimo guhenebera, urimo gushira mwene data, urimo kurangira. Haleluya. Kuko ubu buhenebere nta kindi bukora, buzana kwimura Imana. Iyo muri wowe haje kwimura Imana, guhenebera kwawe kuba kugeze. Yesu ahimbazwe cyane. Kurangira kwawe kuba kugeze, ibyiringiro byawe biba birangiye. Haleluya. Kuko niba wizeraga Imana nk'Imana, none ntukiyizera nk'Imana. Niba watekerezaga ko Imana ikora ibikomeye, si kuki bitekereza. Niba watekerezaga yuko Imana ikiza abarwayi, si kuki bizi. Haleluya. Urabihakana n'ababihakana. Uravuga yuko ari ibihimbano nk'abandi uko babivuga. Impamvu ni iyihe? Umwuka w'ubuhenebere wamaze kukwinjiramo, urashize, urarangiye, utangiye gutekereza Imana nk'utarigeze kuyimenya. Yesu ahimbazwe cyane. Bene data, nshuti z'umusaraba, mureke tube maso kugira ngo iminsi y'ubuhenebere we kuyakira mu buzima bwawe, we kuyemerera kugira ngo ikwinjiremo iguhenebereze, kuko nubyemera uzahenebera. Haleluya. Ariko dukwiriye kuba maso muri iki gihe turimo, muri iki gihe gikomeye, muri iki gihe kinanije benshi, muri iki gihe kigushije benshi. Utemera kugwana n'abagwa, ahubwo hagarana n'abahagaze kugira ngo n'abaguye babyuke. Haleluya. Yesu ahimbazwe cyane. Umurongo wa 18 umujinya w'Imana wishurwa uva mu ijuru, ubyukirijwe abagome no gukiranirwa by'abantu byose. Yesu ashimwe cyane. Amen. Umujinya w'Imana ubyutswa uvuye mu ijuru, ubyukirijwe abagome. Ariko Mana Nyagasani ishobora byose. Yesu ahimbazwe cyane. Umujinya w'Imana ubyuka ubyukirijwe abagome. Haleluya. Umugome ni uwuhe? Ijambo ry'Imana avuga ngo icyaha cyose ni ubugome. Niba ukora ibyaha uri umugome, uri umwicanyi, uri umurimbuzi, uri umuntu ukora ibyangwa n'Imana. Kandi ubwo urimo kubikora ubwo, menya neza yuko umujinya w'Imana ari wowe ubyukirijwe, kuko umujinya w'Imana ubyukirizwa abagome. Ngo ubyutswe uvuye mu ijuru kandi ubyukirijwe abagome. Yesu ahimbazwe cyane. Nituba tuvuga ijambo ry'Imana, jya utekereza, ushake, urebe uruhande uhagaze, urebe ku ruhande rwawe. Haleluya. Urebe aho ugeze wowe, ugeze he? Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Urimo kuza uhunga ubuhenebere cyangwa urimo guhenebera? Urimo kuza uva mu bugome cyangwa urimo kubwinjiramo? Ijambo ry'Imana niriba rimanutse, hagarara utangire kumva, umenye uruhande uhagazeho urwo ari rwo, we kumva gusa, ahubwo umenye neza uruhande uhagazeho. Haleluya. Amen. Bashikamiza ukuri gukiranirwa kwabo. Bashikamiza abagome, bashikamiza ukuri gukiranirwa kwabo. Gukiranirwa kwawe kugira ngo ugushyigikire, kugira ngo kugaragara yuko ari ukuri, ugushikamiza ukuri kw'Imana. Yesu ahimbazwe cyane. Niho usanga abantu batangira kuvuga ubutumwa rega bagashishikara, bakavuga no ku maradiyo, bakavuga no ku mateleviziyo, bakavuga yuko abantu bayobye, bakavuga yuko abantu bataye umurongo. Yesu ahimbazwe cyane. Ugafata ibinyoma byawe, ugafata kudakiranuka kwa, ugashaka kugushikamiza ukuri kw'ijambo ry'Imana. Yesu ahimbazwe cyane. Haleluya. Ariko n'ubu urimo gufata ubwo uko gukiranirwa kwawe ngo ugushikamize ukuri kw'ijambo ry'Imana, umenye yuko umujinya ari wowe umanukiye.
haleluya. Amen. Umujinya w'Imana umanuka mu ijuru umanurirwa abagome, umanurirwa abanyabyaha, umanurirwa abatubaha Imana, umanurirwa abadaha agaciro ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe cyane. Amen. Haleluya. Amen. Bagenzi banjye, ntabwo Imana nunatekereza nushaka no gutesha agaciro ijambo ry'Imana, reka nkubwire ngo unatekereze yuko Imana itandukanye nawe, itandukanye n'abantu. Imbaraga z'Imana, ubwenge bwayo, ubuhanga bwayo, ubudahangarwa bwayo butandukanye n'ubw'abantu mu buryo bukomeye. Yesu ahimbazwe cyane. Ngo gukiranirwa kwabo niko bashikamiza ukuri kw'ijambo ry'Imana, kugira ngo uko kuri kwe kugaragara ngo gukiza abakwemera. Haleluya. Yesu ahimbazwe cyane. Ubundi tubaho dukijijwe n'ukuri kw'ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo nitumenye ukuri, uko kuri niko kuzatubatura. Ariko hanyuma babanyabyaha ngo babashikamiza ibyaha byabo, ibinyoma byabo, ukuri kw'ijambo ry'Imana. Yesu ahimbazwe cyane. Haleluya. Ariko muri icyo gihe urimo gushikamiza ukuri kw'ijambo ry'Imana, gukiranirwa kwawe wibuke yuko ari wowe uteguriwe umujinya. Kuko bigaragara ko bazi Imana. Bigaragara yuko aba bantu bazi Imana. Haleluya. Biragaragara yuko Imana bayizi, nubwo bafata gukiranirwa kwabo bakagushikamiza ukuri kw'ijambo ry'Imana, ariko bigaragara yuko Imana bayizi. Imana akaba ariyo ubwayo yabahishuriye ubwo bwenge. Ubwayo Imana isumba ijuru n'isi niyo yagerageje kubahishurira ubwo bwenge bwo kumenya yuko ihari, kandi hari nk'Imana, kandi hari nk'ishoboye, kuko imirimo ikora n'ibitangaza ikora bitwereka imbaraga zayo ko zitandukanye n'iz'abantu. Yesu ahimbazwe cyane. Haleluya. Ariko mwene data ushikamiza ibyaha byawe ukuri kw'ijambo ry'Imana, uzahungiraho umujinya w'Imana. Haleluya. Ko ariyo yaguhishuriye kuyimenya, ko ariyo yabigaragaje, ko ariyo uzahura nayo. Imana y'Isiraheli ihimbazwe cyane. Haleluya. Kuko ibitaboneka byayo ari byo bubasha bwayo. Kuko ibitagaragara by'Imana nibwo bubasha bw'Imana, niko gukomera kwayo. Yesu ahimbazwe cyane. Ibitagaragara by'Imana dushaka gufata ngo bihindurwe ubusa n'uburiganya bw'imitekerereze y'abantu. Yesu ahimbazwe cyane. Ngo nibwo bubasha bw'Imana. Haleluya. Ibitagaragara byayo, haleluya, bimenywa n'abayizeye. Nizo mbaraga z'Imana, niko gukora kw'Imana, nibwo budahangarwa bw'Imana. Haleluya. Yesu ahimbazwe cyane. Nibwo ari byo bubasha bwayo buhoraho n'ubumana bwayo. Ubwo nibwo bubasha bw'Imana yacu buhoraho, nibwo bumana bwayo. Imana y'Isiraheli ihabwa icyubahiro cyose. Haleluya. Uhereye ku kuremwa kw'isi bigaragazwa n'ibyo yaremye kugira ngo hatagira icyo kwireguza. Yesu ashimwe cyane. Uhereye ku kuremwa kw'isi, inshuti z'umusaraba. Haleluya. Iby'Imana yaremye bigenda bigaragarira mu maso yacu, kugira ngo ejo utazabona icyo wireguza cya gihe cy'urubanza. Ese wari uzi yuko ibyo ukora, yaba ibyo ugoreka, yaba ibyo uvuga yuko atari ukuri, yaba ari ibyo wanga kwemera, ari ibyo bigutegurira urubanza igihe uzaba ugeze imbere y'Imana? Yesu ahimbazwe cyane. Kuko ibitugaragariza imbaraga z'Imana n'ubumana bwayo byarateguwe, birahari kandi turabibona. Yesu ahimbazwe cyane. Haleluya. Imirimo n'ibitangaza dukorera ni umushinja imbere y'Imana. Ibyo nibyo bizagushinja uhagaze imbere y'Imana. Uwo mvuga ninde? Ni wowe utizera Imana, ni wowe utemera kugenda mu murongo w'ijambo ry'Imana, ni wowe utemera iby'Imana yemera, ni wowe uha agaciro iby'Imana idaha agaciro, ni wowe nta wundi. Yesu ahimbazwe cyane. Haleluya. Ariko umenye neza yuko ibyo ari byo bizagushinjiriza imbere y'Imana. Kuko ubwo bamenye Imana batayubahirije nk'Imana. Kuko ubwo
bamenye Imana ntabwo yigeze yubahirizwa muri bo nk'Imana. Haleluya. Nubwo kumenya Imana kwabajemo bukumenyeshejwe nangwa tukumenyeshejwe n'imbaraga z'Imana, ngo ariko ntabwo muri iyo mitima yanyu, muri iyo mitima ntabwo higeze haboneka kubahiriza Imana nk'Imana. Yesu ahimbazwe cyane. Haleluya. Ariko reka nkubwire mwene data, biragukwiriye wowe unkurikiranye, wowe unyumva ngo wubaha Imana nk'Imana, kuko kutayubaha kwawe ntabwo bikuraho ubumana bw'Imana. Yesu ahimbazwe cyane. Kutayiha agaciro kwawe ntabwo bikuraho agaciro k'ubumana bwayo. Irakomeza ibimana, irakomeza ibyo yagambiriye n'ibyo yategetse, ntabwo bizahagarikwa no kutayubaha kwawe. Yesu ahimbazwe cyane. Rimwe numvise umuntu kuri radio arimo kuvuga amagambo ate, ariko mana yanjye hari ubwo umuntu avuga amagambo wumva utatinyuka no gucisha mu kanwa kawe ukumva urumiwe cyane. Yesu ahimbazwe cyane. Yarimo nawe ni nk'ibyo byose gupinga ijambo ry'Imana no kuvuga yuko abapasiteri, abakozi b'Imana ngo bafata ibintu by'ibikanjurwa ngo bimeze nk'uko warya igisheke, hanyuma ibyo bikanjurwa byacyo wakanjuye byashizemo uburyohe ngo nibyo abapasiteri baha abantu ngo ni ijambo ry'Imana. Ariko mana yanjye, ariko mana nyagasani ishobora byose. Yesu ahimbazwe cyane. Watekereza umuntu waremwe n'amaboko y'Imana isumba ijuru n'isi, uhumeka umwuka yahawe n'Imana, uryama ntamenye n'uburyo yasinziriye, ntamenye uko yaraye. Yesu ahimbazwe cyane. Akongera kugira ubwo bwenge no kuba igihangange no kuba umuntu ukomeye wo gusobanuka kubera yuko Imana imugiriye ubuntu agakanguka. Yesu ashimwe cyane. Agakangukana gukomera kuvuga yuko ijambo ry'Imana ari ibintu by'ibikanjurwa bimeze nk'ibikatsi by'igisheke. Ijambo ry'Imana ryaremye isi n'ijuru, rikamuremana n'abandi bantu bose, rikaba rimutunze, akaba abayeho kuko Imana yavuze ngo baho. Ariko kuba ngo ijambo ry'Imana ngo abapasiteri ngo ibintu ngo by'imyaka byarangiye byashize, ibintu by'ibikanjurwa by'ibikatsi. Ibikatsi ijambo ry'Imana ibikatsi. Yesu ahimbazwe cyane. Haleluya. Ngo ubwo bamenye gukiranuka kw'Imana ntabwo bayihaye agaciro nk'Imana, ntabwo yubahirijwe muri bo nk'Imana, ntabwo gukomera kwayo kwagaragaye muri bo nk'Imana. Yesu ahimbazwe cyane. Ngo ahubwo bene bo bashikamiza ukuri kw'ijambo ry'Imana gukiranirwa kwabo. Ariko reka nkubwire ngo ntabwo gukiranuka kw'Imana gushobora gukurwaho n'intege nke z'umuntu. Yesu ahimbazwe cyane. Haleluya. Ntabwo imyumvire y'umuntu wari we wese ishobora guhindura ukuri kw'ijambo ry'Imana ubusa. Imana y'Isiraheli himbazwe cyane. Haleluya. Habe no kwishima, ahubwo bahinduka abibwira ibitagira umumaro, maze imitima yabo y'ibirimarima icura umwijima. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Bamaze kuyimenya ari nayo ibimenyesheje ngo habe no kwishima, habe no kwiha agaciro, habe no kuyubaha. Reka da. Yesu ahimbazwe cyane. Ariko utekereza ngo utubashye Imana ibura kuba Imana, utekereza ngo utayihaye agaciro wowe nkawe ibura kugira agaciro k'ubumana bwayo. Hari abandi bayubaha, hari abandi bamenye imbaraga zayo, hari abandi bazamura icyubahiro. Yesu ahimbazwe cyane. Ngo iyo mitima yabo y'ibirimarime ibatera kugira ite? Batera gucura umwijima. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Iyo mitima y'uburimarime yuzuye uburimarime, yuzuye kutubaha Imana, ngo ibatera gucura umwijima mu mutima. Yesu ahimbazwe cyane. Haleluya. Kutubaha Imana kwawe ntabwo ari igihombo ku Mana, ahubwo urahombye. Wowe urahombye wowe ubwawe muri iki gihe cya none no mu gihe kizaza. Yesu ahimbazwe cyane. Kuko iyo twubaha Imana tugira inyungu muri iki gihe no mu gihe kizaza. Haleluya. Petero yabajije Yesu ati, twebwe abasize ibyacu Mwami tukagukurikira tukakubaha tukabana nawe tuzahabwa iki? Imana yacu ihimbazwe cyane.
ngo aramubwira ngo muri iki gihe cya none muzahabwa inshuro 100, mu gihe gitaha muzahabwa ubugingo buhoraho. Haleluya. Reka nkubwire ngo wowe utubaha Imana ukigumanira uwo mutima w'uburimari ufite igihombo impande zose. Yesu ahimbazwe cyane. Kuko nibyo ufite ntubirya unezerewe, kuko n'ubuzima ubayeho ntubwishimiyemo. Yesu ahimbazwe cyane. Haleluya. Ntabwo ubayeho neza, ndakubwiza ukuri. Uraryama ntusinzira, urara wibwira abakwanga n'abakwica, bakuroga n'abaguhiga n'abakuvuga n'abakugira bati Yesu ahimbazwe cyane. Ariko ufite amahoro ya Kristo mu mutima we. Uwo muntu yaranavuze ngo niyo mpamvu ngo muzareba abantu bagira iyo myizerere ngo bahora ari n'abakene. Ngo reka nkubwire inshuti y'umusaraba, niyo wiririye agahunga kawe Yesu muzima atuye mu mutima wawe, uraryama ugasinzira, ukagubwa neza, ukabyuka wuzuye ubwiza bw'Imana, udafite ishyari, udafite umujinya, udafitiye abandi gomwe, nta kibazo ufite muri wowe. Haleluya. Ufite amahoro yose. Haleluya. Yesu ahimbazwe cyane. Amen. Amen. Biradukwiye kubaha Imana kuko niyo kubahwa. Kandi nakubwiye ngo utanayubashye mwene data, utubaha Imana uwo ari we wese, ndavugana n'unkurikiye uwo ari we wese, nutubaha Imana umenye yuko ari wowe uhomba, ntabwo Imana ihomba. Yesu ahimbazwe cyane. Ibizima bine mu ijuru birayiha icyubahiro ku manywa na nijoro. Abakuru 24 ibiri mu ijuru byose n'abari ku isi bayimenye bayubaha nk'Imana. Haleluya. Utekereze rero yuko igihombo kiri kuri wowe mwene data. Yesu ashimwe cyane. Kuko Imana yo niyo kubahwa, kandi icyubahiro cyayo ngo ntabwo izigera igihundi. Icyubahiro cy'ubumana bwayo kizakomeza ari icyayo. Imana ya Isiraheli ihabwa icyubahiro cyose. Biyise abanyabwenge bahinduka abapfu. Biyise abanyabwenge ngo bamaze kwita abanyabwenge bahinduka abapfu burundu. Yesu ahimbazwe cyane. Amen. Batekereje yuko ari abanyabwenge. Aba nabahe? Niba abandi bahindura ubuntu bw'Imana ubusa, niba abandi bahindura gukira, bashikamiza intege nke zabo kuri kw'ijambo ry'Imana, ngo bihinduye abanyabwenge. Impamvu bashikamiza ukuri kw'Imana ubupfu bwabo ni iyi: barashaka kugaragaza ubwenge bwabo, barashaka kugaragaza ubuhanga bwabo, barashaka kugaragaza ubudahangarwa bwabo. Yesu ahimbazwe cyane. Ngo bigatuma bahindura ubwenge bw'Imana nk'ubudahari, ngo ariko noneho bigize abanyabwenge abari bo bahinduka abapfu. Yesu ahimbazwe cyane. Haleluya. Kuko ubwenge bw'Imana n'imbaraga z'Imana ntibishobora guhindurwa n'imbaraga z'umuntu n'imitekerereze y'umuntu, kuko yatekereje mbere y'uko utekereza. Imaze gutekereza irakurema. Haleluya. Ariko Imana yacu irakabyara, ni umukozi w'umuhanga. Igihe wari utaratekereza yo yaratekereje, igihe wari utarakora yo yarakoze. Haleluya. Kuko wibuke neza yuko ubwawe uri umurimo w'Imana, wavuye mu biganza by'Imana. Haleluya. Icyubahiro ni cy'Imana yacu. Bashatse guhindura ubwenge bw'Imana ubusa, ngo ubwenge bwabo ari bwo buhinduka ubupfu, ibuhindura ubusa butagaciro. Maze ubwiza bw'Imana idapfa babuhindura ibishushanyo by'abantu bapfa, n'iby'ibiguruka, n'ibyigenza, n'ibigenza amaguru ane, n'iby'ibikururuka. Yesu ashimwe cyane. Amen. Haleluya. Amen. Bashatse kwigira abanyabwenge, ubwenge bwabo Imana ibuhindura ubupfu. Yesu ahimbazwe cyane. Ngo maze bafata ubwiza bw'Imana, ubwiza bw'Imana itagira ikintu yashushanywa nacyo, babuhindura, babushyira mu gishusho cy'ibintu biremeye ubwabo, mu bintu bisanzwe baremesheje amaboko yabo. Yesu ahimbazwe cyane. Ngo bari byo bitangira kugereranywa n'Imana. Ubwiza bw'Imana idapfa, ubwiza bw'Imana idahinduka, bushyirwa mu bintu bikorwa n'amaboko yabo. Yesu ahimbazwe cyane. Amen. Haleluya. Inshuti z'umusaraba bene data, nabasabaga ngo byakabaye byiza wemeye guhindukirira Imana, wemeye kugendana n'Imana, wemeye kubana n'Imana. Haleluya. Kuko gutekereza kwawe ntabwo kuzahindura gutekereza ko Imana yatekereje mbere yawe.
Yesu ahimbazwe cyane. Amen. Ntabwo kuzakuraho imirimo Imana ikora cyangwa yakoze. Yesu ashimwe cyane. Amen, amen. Hallelujah. Amen. Ibyo umenye neza yuko ni ibishushanyo, ni ibintu birangira, ni ibiti, ni amazahabu, ni ibintu nk'ibyo ngo bishushanywa n'Imana, byashushanyijwe mu biguruka, mu bikururuka, no mu biraho gusa bitananyeganyega. Yesu ahimbazwe cyane. Amen. Ugafata ubwiza bw'Imana bugashyirwa, bw'Imana idapfa, itagira ikishushanywa nacyo, ubwo bwiza bwayo bugashyirwa mu bintu biremwa. Yesu ahimbazwe cyane. Amen. Bene data, nimureke tugaruke ku Mana yacu. 24. Nicyo cyatumye Imana ibareka ngo bakurikize ibyo imitima yabo irarikiye, bakore ibiteye isoni, bononane imibiri yabo. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ngo nicyo cyatumye Imana ibareka, bamaze kuyitekereza no kuyigereranya ku bintu bikoreye ubwabo, ngo bitume Imana ibihorera. Yesu ashimwe cyane. Ariko imaze kubihorera habayeho iki bene data? Ngo irabareka, bimaze kugaragara yuko Imana imaze kubona yuko itangiwe gufatwa ubwiza bwayo bugashushanywa n'ibindi bintu bidafite umumaro. Yesu ahimbazwe cyane. Ngo bitume Imana ibareka kugira ngo bangizanye, bononane. Yesu ashimwe cyane. Abatarimo kwemera kwakira ukuri bakagumana ibyo binyoma byabo bangizanye. Yesu ahimbazwe cyane. Bononana imibiri yabo. Reka twumve uburyo bononana. Imana y'Isiraheli duhana umugisha. Haleluya. Haleluya. Amen. Kuko baguraniye ukuri kw'Imana gukurikiza ibinyoma. Kuko baguraniye ukuri kw'Imana gukurikiza ibinyoma. Yesu ahimbazwe cyane. Nutekereza yuko ushobora gufata ukuri kw'Imana, ukuri kw'ijambo ry'Imana, ukakugurana ibinyoma, icyo kinyoma wamaze kugurana. Haleluya. Yesu ahimbazwe cyane. Ariko burya kwibeshya koko bibaho bene data. Ariko ko nshimye umuntu wenda kuba yagufata akakubeshya, ibyo nta kundi kuntu wabihunga uretse kugira ubushishozi ukamenya yuko icyo ari ikinyoma nabwo ukagihunga. Ariko ubeshywe n'undi. Ariko umuntu muzima kwifata wowe ubwawe wenyine, ukifata ukibeshya, ukishuka. Yesu ashimwe cyane. Ukicara ukareba urushushanyo ukarwikubita imbere, utubura Imana rwose ubwo ureba ubu. Yesu we. Yesu ahimbazwe cyane. Uri Imana, uri iki? Ngubwo baguranye ukuri kw'Imana ibinyoma. Yesu ashimwe cyane. Reka twumve nabo bamaze kugurana ukuri kw'Imana ibinyoma ibyavuyemo. Bakaramya ibyaremwe. Bakaramya ibyaremye bamaze gufata ukuri kw'Imana ngo bakugurana icyo kinyoma. Batangira kuramya ibyo ubwabo biremeye. Nangwa abanaremewe n'abandi. Yesu ahimbazwe cyane. Amen. Erega umuntu agufatira ikintu akakikuremera, akakikwemeza, akakubwira yuko ariko kuri, akakubwira yuko ibyo akubwira ari bizima. Ariko ubundi iyo ujya gufatirwa imyanzuro n'abandi, wowe ubwawe wifatiye n'uwuye. Ubundi wowe wari ufite iki? Bajya kugusanga bakagupfunyikira ayo mazi bakayagukorera bakayaguha, we basanze ufite iki? Yesu ahimbazwe cyane. Bakabikorera kubirutisha Imana rurema. Ngo ibyo bintu biremeye bambara imbaraga bakabikorera kurusha Imana rurema. Bakabikorera n'imbaraga zabo n'ubwitange n'ishyaka ryose, barakorera ibintu biremeye babirutisha Imana rurema. Imana yabaremye, Imana ibarinze, Imana ibabeshaho. Yesu ahimbazwe cyane. Amen. Imana ituma ugihumeka uwo mwuka uhumeka wayirutishije ibiremwa byaremwe n'amaboko y'abantu. Yesu ahimbazwe cyane. Amen. Reka twumve mumaze kubyeguriraho imitima uko byagenze. Ariyo ishimwe iteka ryose. Iyo Mana yacu niyo yakabaye ishimwe iteka, kuko niyo idukorera ibikomeye n'ibitangaza. Haleluya. Yesu ahimbazwe cyane. Niyo itugirira neza. Iyo ngiyo mwafashe mukarutisha
ibintu byaremwe, ikintu ureba yuko ari igishushanyo, Yesu ashimwe cyane, cyangwa ikintu wemezwa n'umuntu runaka, umuntu akifata akakubwira ati ndi Imana, uti ko kuri Imana. Yesu ahimbazwe cyane. Hari abantu twagiye twumva namwe mujya mu abakita amazina, bakita batubu turi Imana, muti turi uri Imana. Umuntu umwe yigeze kutubwira ati kandi ubwo avugwa mu izina tubwo wumva ubwo nubwo ari Imana yacu nta nanduta cyane, Imana yawe ikaba umuntu utanakuruta cyane. Yesu ahimbazwe cyane. Ariko bene data, mwakangutse mukaba amaso, niba tunaza naha tukavuga nibyo koko, sinanze turavuga, amaradiyo yarabonetse turavuga, amateleviziyo tukavuga, ahantu hose tukavuga, ariko nubwo tuvuga mukadutega amatwi, mwebwe ubwanyu ntimugira amahitamo, ntabwo mugira imitekerereze, ntabwo ushobora gutekereza, ntusoma ijambo ry'Imana, nta bwenge ufite. Yesu ahimbazwe cyane. Ku buryo wemera yuko ikintu runaka kikubera Imana, ku buryo wemera yuko bakubwira bati Imana si Imana, ijambo ry'Imana ni ibikatsi, ni ibikanjurwa, ni ibintu bakanjuye. Yesu ubundi ibyo baba batwemeza babikuye hehe? Ibintu byashaje, ibintu byashaje, ko mbona yuko nibyo baba badukuriramwe nabyo ari ibyashaje, ari ibyazanywe n'abantu barangiye. Yesu ahimbazwe cyane. Haleluya. Cyangwa nibyo bishushanyo, umuntu akaza ukikubita imbere y'igishushanyo utubu rwose uri Imana yanjye, ariko ubwo iyo niyo Mana iguha umwuka wo guhumeka uvugishije ukuri, niyo Mana itumye uriho. Yesu ahimbazwe cyane. Uwo murimo w'intoki z'abantu, Imana itugenderere bene data. Haleluya. Nicyo cyatumye Imana ibarekera kurarikira ibyonona, ndetse bigenza ubwo bigeza ubwo abagore babo bakoresha imibiri yabo uburyo bunyuranye n'ubwo yaremewe. Yesu ashimwe cyane. Amen. Haleluya. Mana yaremye isi n'ijuru, Imana itugenderere kandi dutabare cyane. Bigeraho n'Imana nayo yumva umutima wayo ukwiye kuzibukira abantu bafite iyo mitekerereze, abantu bafite iyo myumvire, abantu bahagurukijwe no kuzinura abandi Imana, no kubabwira ko nta Mana ihari, nta Mana iriho, abamaze kubyakira nabo ngo bigeraho Imana nayo isa nibavuyeho, nakwibavuyeho. Yesu ahimbazwe cyane. Ngo irabareka, Imana irabareka, ngo bigeraho abagore babo bafata umwanzuro wo gukoresha imibiri yabo mu buryo itabugenewe. Ariko Mana isumba ijuru n'isi, reka mbabwire bene data, nubwo iyi minsi y'ubuhenebere irimo kugenda ihenebereza abantu mu buryo butandukanye, ariko reka nkubwire ngo aho ihenebereraho ubanza utekereza icyo usangayo, cyangwa ubaza bagutanzeyo urwego bagezeho. Yesu ashimwe cyane, n'inyungu babifitemo. Haleluya. Bene data, ijambo ry'Imana avuga ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kuva mu byaha niko kujijuka. Imbaraga zigusunika zigutwara mu byaha zirakurunduye mu buhenebere, ugeze ku rwego rwo gukoresha n'umubiri wahawe n'Imana uburyo butagenwe. 27 kandi n'abagabo nuko, kandi n'abagabo nuko, ntabwo ari abagore gusa, n'abagabo nuko. Urugendo ni rumwe, bupfu ni bumwe. Bareka kugirira abagore ibyo imibiri yabo yaremewe, bashyushywa no kurarikirana. Yesu ahimbazwe cyane. Abagabo bagirirana n'abandi bagabo ibiteye isoni. Yesu ahabwa icyubahiro cyose. Imibiri yabo bagarurirwa ingaruka mbi ikwiriye kuyoba kwabo. Imana y'Isiraheli ihabwa icyubahiro cyose. Haleluya. Bene data, reka mbabwire ngo nimwambara n'imbaraga zo kuva ku Mana,
yaba ari wowe wari waragiriwe ubuntu bwo kumenya Imana, none ubuhenebere bukaba bugufashe buguhenebereza bugusubiza iyo wari wavuye, yaba ari wowe wari utari wakayizeye. Ariko ndashaka kubabwira ikintu kimwe muri iki gitondo, ngo icyaka kubereye cyiza nuko wakwemeye ukizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, kuko ni ubasha kukurinda ubu buhenebere bubi bukabije cyane. Yesu ashimwe cyane. Ngo abagore babo baretse kwemera ibibakwiye, barimo guhenebera mu kwangiza imibiri yabo, bayikoresha mu buryo itabugenewe. Ngo n'abagabo nuko. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo hahenebereye abagore ngo abagabo barasigaye, ntihagiye abagabo ngo abagore barasigaye, ngo n'abagabo nuko. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. N'abagabo nuko. Ubuhenebere ntabwo bubasize ngo bareka kugirira abagore babo ibibakwiye, ngo ahubwo bo ubwabo bakararikirana, bagashyushywa no kurarikirana. Yesu ahimbazwe cyane. Ngo nicyo gituma Imana yabazibukiriye kwangirika, ngo nta yindi nyungu bakuramo. Yesu ashimwe cyane. N'ukwangirika. Bisome neza ntabivuga uko bitari, kuko nashaka ko babyumva neza. Kandi n'abagabo nuko bareka kugirira abagore iby'imibiri yabo yaremewe, bareka kugirira abagore babo iby'imibiri yabo yaremewe, bashyushywa no kurarikirana. Abagabo bashyushywa no kurarikirana. Abagabo bagirirana n'abandi bagabo ibiteye isoni. Ubwo nibwo buhenebere murimo gukururukiramo bene data badukurikiye, ukaba ubayeho muri ubwo buzima. Wari ukwiye gutabarwa n'Imana muri iki gihe. Yesu ahimbazwe cyane. Haleluya. Kuko iryo rari ngo niryo kubangiza, niryo kubica. Bararikira abandi bagabo bagakorana ibiteye isoni. Ariko biteye isoni Mana yanjye we, ariko biteye isoni inshuti z'umusaraba, biteye isoni. Erega njya numva n'abavuga umuco w'Abanyarwanda, mbese umuco mukwiye kurwanaho utari n'uwo nuwuye. Umuco w'Abanyarwanda bakwiye kurwanaho nuwuye, atari uko Abanyarwanda bakwiye kuba Abanyarwanda bazima. Abagabo babaye abagabo b'abandi, babaye abagabo bamwe n'abagore b'abandi bagabo. Uwo ni umuco w'Abanyarwanda. Yesu ahimbazwe cyane. Haleluya. Igihe tugezemo ni igihe gikomeye, ni igihe gihangayikishije. Abana banyu, abana bacu barimo guheneberezwa n'ubwo buhenebere bumeze butyo bw'iyi minsi mibi. Abagabo barararikira abandi bagabo, abagore barabataye, ntabwo bakibumva, ntibabakeneye, ntibabashaka, barashakana ubwabo kugira ngo bashobore gukorana ibiteye isoni. Biteye isoni mu Banyarwanda. Umuco mubi uretse no kuvuga bakijijwe no mu kinyabupfura gisanzwe. Iri ni ishyano, aya ni amahano mabi. Yesu ahimbazwe cyane. Haleluya. Biteye ubwoba, biteye agahinda. Uretse nako kuvuga kugira ingaruka zo kunarimbuka, zo kujya Gehenomu, ariko no mu buzima busanzwe biteye isoni. Birababaje kuko abana bacu baraharangiriye, abana banyu barahashirira. Haleluya. Ariko ugasanga abantu baraha agaciro nibitanagafite. Imana y'Isiraheli himbazwe cyane. Amen. Bene data. Biradukwiye kugira ngo tumenye icyo gukora, tumenye uburyo dukwiye kubaho, tumenye ibikwiye kurwanywa, kuko hari ibikwiye kurwanywa mu Banyarwanda, hari n'ibikwiye gushyigikirwa. Bituma mu mibiri yabo bagarurirwa ingaruka mbi. Yesu ahimbazwe cyane. Haleluya. Nubwo babikora bagashyigikira iryo rari ry'urukozasoni rwabo, ngo ariko bituma mu mibiri yabo bagarurirwa ingaruka mbi. Ndashaka ngo wowe udukurikiye ubyumve neza.
nubwo mwaretse ibikwiye mugakora ibidakwiriye, mugakora uwo mwuga w'urukozasoni udakwiriye abanyarwanda. Reka ne kuvuga ngo udakwiriye wenda n'abarokore, udakwiriye abanyarwanda, udakwiriye umuntu waremwe n'amaboko y'Imana, ufite ubwenge bukora butekereza. Yesu ahimbazwe cyane. Haleluya. Ngo ariko bituma bagarurirwa ingaruka mbi zikwiriye iyo migirire yabo. Yesu ahimbazwe cyane. Haleluya. Ariko ubundi nimumbwire, Satani atanaruhanya, atagira n'imirimo mibi, ubundi byo bibungura iki? Urwo rukozasoni mwahisemo mugateshwa n'iby'Imana yabaremeye. Imana yacu uko yaturemye igategura ibintu uko byari bikwiriye, ikurikije inyungu yadushakagamo. Yesu ashimwe cyane. Kugira ngo twunguke, tubyara abantu, tugire imiryango. N'ubu havuye urangije urugendo kuri iyi si, usiga umuryango, usiga abana. Yesu ahimbazwe cyane. Izina ryawe ryo kunasibangana no kwisi, ubundi yo muri ubwo bupfapfa mwunguka iki? Yesu ahimbazwe cyane. Intego ni iyi, umugambi wanyu ni uwuhe mwokabyara? Imana y'Isiraheli barengere kandi batabare. Uyu muco mubi udakwiriye mu maso y'Imana ntubukwiriye no mu banyarwanda, ntukwiriye mu babyeyi bababyaye, ntukwiriye. Yesu ashimwe cyane. Mu miryango muvukamo muri urukozasoni, mu gihugu muri urukozasoni. Ku Mana yaremye isi n'ijuru ntibivugika, ngo niyo mpamvu n'Imana yabazibukiriye kugira ngo mwangizanye. Nta yindi nyungu mufite keretse kwangirika. Mwangizanye, mubana mu buryo bwo kwangizanya, kubera iyo mitima yanyu yabaye akahebwe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Bene data. Kandi ubwo banze kumenya Imana, nicyo cyatumye Imana ibareka ngo bagire imitima yabaye akahebwe, bakora ibidakwiriye. Yesu ashimwe cyane. Bamaze kumera uko ngo Imana irabareka, ariko Mana isumba ijuru n'isi we Mana, cyo ko ari Imana ibagenderera, Imana ibatabare bene data. Kuko kubw'iyo mitima yabaye akahebwe ngo bituma Imana ibazibukira, Imana irabareka. Nta n'impuhwe n'Imana ikibafitiye. Yesu ashimwe cyane. Nuburirwa imbabazi ku Mana urazibonera he? Kuri uwo gupfa kurimbutse kurangiye. Soma dusoza ukandabona n'amasaha yacaranye. Buzuye gukiranirwa kose n'ububi no kurarikira n'igomwa, buzuye n'ishyari n'ubwicanyi n'intonganya n'ubugambanyi no gukina ku mubyimba no gusobaniriza mu byongorerano n'abatukana n'abanga Imana n'abanyagasuzuguro n'abirarira n'abahimba ibibi n'abatumvira ababyeyi n'indakurwa kwizima n'abava mu masezerano n'abadakunda ababo n'intababarira. Nubwo bamenye iteka ry'Imana yuko abakora ibisa bityo bakwiriye gupfa, uretse kubikora ubwabo gusa bashima n'abandi babikora. Yesu ashimwe cyane. Turashoje, nagira ngo ayo magambo muze kuyakurikira nimuyakenera. Imana ibaha umugisha cyane, ariko iyo mitima yakahebwe yanyu muyigarura. Reka dusenga Imana. Data gitare kisunzwe n'amahanga, Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo, Imana y'abizera nkuru yera kandi kiranuka iri mu ijuru, tuguhaye icyubahiro cyose kuko kigukwiriye uri Imana. Tugukize hejuru kuko uri intwari y'inyamaboko. Ubuntu n'imbabazi zawe bibane natwe, kuko ijambo ryawe rimbwira ngo uri inyuma y'ijambo ryawe kugira ngo urisohoze. Reka nyaguhora ku ngoma umwuka we wera aherekeze iri jambo, rigira imitima rihindura kubw'ubuntu bwawe n'imbabazi zawe. Kandi natwe abaritambukije duhananwe umugisha n'abatwumvise. Uha umugisha radiyo Umucyo mu izina rya Yesu. Na buri wese wicara kuri iyi ntebe atambutse ubutumwa bwiza bw'ubwami. Ukuboko kwawe kubane natwe muri byose, tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu twizeye. Urakoze soko y'ubugingo. Amen.